nongere mbahe ikaze rero mu kanya byari bibaye ikibazo gikomeye twe turi kumwe na Samantha ariko Gilbert nawe araje murabizi ko turacicaye hano kuse uri gukora kuri biki oya ndi kumuhanagura n'utuntu ari mbona washuku tukakumaraho cyane bite uri suri protocole we se ko mubonye akantu ni ikibazo umugore atamusasa uri kunkoraho cya ngende umugabo se uri umugore atamusanze uri kunkoraho cya nasuko bizara umugabo mbana nawe tubireke waretse nkabaza nkamusuhuza rero Gilbert araje hari ibintu Farida yatubwiye none se ntabwo ushaka ko musuhuza kandi nese ari kumusuhuza mvuga biragutwara iki ngabo nsuhuza Gilbert duherukana dusabana imbabazi kwemera neza urumva utuje none nawe ugiye kwema atasuhuza urumva utuje kuba gusuhuza aha mbahubwo reka namwegere neza Gilbert rero nta kuki cyagiye wese ugenda Farida kimara kuza ukahita wikubita kora kenshi na kenshi utajya mu nama ushobora kumaze kumenya hari kunjye ntebo ngo sinkundi ibintu by'akavuyo by'amahane birimo kubirungutanya simbikunda pe nimba no female kwari turimo twigana ibyacu dutuje tunywa akantu twumva twishimira ibyo tuvuye twinegura kabutindi bivuga ngo ndavuga ngo mutsi umuntu abantu batekereza kuriya tekereza abantu yatandukanye kuri abantu abazandi byishimo n'abandi bantu bishimira ibyishimo kuri amanaguye batuguyeho sinzi ngo iki kimugenza amagambo azavuga ngiye numvaga ngewe ari kusenya naga ari kunyubaka namone simaguruka ko nkigendera numva se wigendera utanavuze numvaga ari kusenya atari kunyubaka pe numva afite ibintu byamuzanye urabizi ko yaje nyine muri kino kirori cyanyu mutamutumiye yavuze yatubwiye byinshi twebwe yabwiye Samantha cyamuzanye nyakuri na cya kindi yavuze ngo hari ibintu biri hagati yawe nawe mutarakemura ngariyo mpamvu yaje hano aragushaka kugira ngo murangize ikibazo mufitanye sinkizi ndagira ngo Farida kwari muganire nk'abantu bafitanye ikibazo mushaka gukemura amariko hari no kwamaga nkamwitabye ntambwe icyashakira hano byabaye ibibazo ibyo bibazo ngo wowe ngo ibiki sinzi ko kubivuga nshaka ari ubyivugira ubwo navuze ni tuvi nahabyibura ibintu byacyo kuko ntabwo dutahana nawe nitwazanye nakubwira ikintu agushake n'ikintu cyatumye aza kwica ibiro byanyu bahari shawise kabiri akira mikoro mbaza ngusubiza ibintu birangira uyu munsi urashaka mubyeyi ndabikunze kubumva uzizi neza ko ndi umubyeyi ugiye kwibaruka bwa kabiri uko mpamvu utse umubyeyi uri mu female wora byafite umwana umuntu kwisi umubyeyi nagaho gusuga abagwaye icyubahiro urakoze cyane rwose icyubahiro umubyeyi ngaho muri cyo ashakira ikintu gushakiraga rero nuko wenda byabaye ngombwa ko Samantha bizamo nta nubwo nashaka nifuza ko bigera kuri uru rwego oya impamvu nabishize hanze nuko yanyime umwanya ikintu nashaka kumva kunyita ngo ntuvuga ngo umugabo wawe ufite umutwara muzi musabaga umugabo yemere kugira abagore banga yego wenda mu mategeko niyemera kugira abagore benshi umuntu wumva unyita sheri neza nyiragiye gusezerana ejo bundi nta kintu kimwe arabivuga ngo iki uzabagabo basezeranye babyaye hanze ko bangana none wenda byaranabaye murabo ngabo oya nako mvuze ko basara banjye ariko byabaye ngombwa yuko awe ajya gukora ibyo we yagombaga gukora kandi ni nabyo mfite n'ubushobozi nanamushyigikira njye nibyo ndi kurwanya nibyo nashaka ntago ndi kubarwanya ngo ntibakore ubwo cyangwa bakore ibiki baburetse usi wambaje ngusubiza ndatwite sintwite ibyo bintu urabizi cyangwa ntabyuzi ibisubizo ni bibiri ibyo ngibyo ntabyo nzi ubwo naryo mpamagariye bimbwire neza ngira ngo ngusobanurire ngira icyo ngufasha ndagufasha ndafite ndamufasha bwa hafi ndabuzi ndahita mu busare bwa hafi ndikubite imisomo itekereza ntabanza avuga ndamusubiza twari twumvikanye ko uzajya kwa muganga ku cyumweru twari twumvikanye ko njye nawe tuzajyana kwa muganga tukajya kubaza umunsi bapimishirizaho inda njye narabyibagiwe ndi munsi kamwe abantu umwe barabyibagirwa pe akazi mfite ntabwo kanyemera kujya kwibaza waretse nkibariza umugabo ariko ke no sereka nkubaza ibyo twavuganye ntabwo twabivuganye tunyese kamwize kuri mubyeyi kangwizira hafi hari aho bita indera akunda kujya abana bafite turamo mu mutwe
wafasha kakwereka inzira izakujyanayo hello neza kwipimishiriza ko arwaye cyangwa kwivuza kurwaye turoma indwara ita turoma iravangiwe none se waniguteye gute niguteye mu gihuru niguteye mu ndi mu nzu wawe twanegoye mu kondo gusuhuza waniguteye gute reka nkubaze ngiye kuba Kanyamada muri iyi minsi Kanyamada ngiye kuba Kanyamada mvuye kwa Samantha uyu nawe yituyemo ntago byantungura na Samantha waramwihaka witangaje nuko kiganije mu mvugo ko nta kintu duhuriyeho duje imbabazi mbabarira aho yaje ameze nkayambeba abo nibe shaka kurya era kumwe ndambaye kandi imibiri iruma ihuhaho kandi zari nijoro uryamye nijoro ke mbeba iraza gahuhaho igakuruma nawe rameze nkayo reba yaje atwijyaho inshuti ya ikomeye cyane tsembaze bona tubona umubyeyi utuje mbatika amabarire nkirengorana nawe cyangwa mpangana nawe dutera amagambo menshi ndamabarira none nicya kugenza urambabarira nanjye mbaza nkubaze na igisuna kimaye sumbwiye yuko utazi ko ntwite baburetse ke buriya hari ibintu biba bigomba kuba prive kuba ntaraje imbere ya kamera ngo ibigombi bitangaza hakiri kare kuba naratinze kujya kuri kamera ni nkuko na Samantha yagiye agatinda akamara umwaka mutamubona ngiye ntago ariko bimeze niba ngiye bwanjye naravuganye na Gilbert twavugana yuko tuzajya kubaza kuri centre de santé twarabivuganye nako twari babiri n'abandi bantu bari bahari bibaye ngombwa usibye ko ntago biri ngombwa ko mbahamagara ariko bibaye ngombwa nabahamagara bakababwira ibintu navuganye na Gilbert nyina byivugiye ngewe kamusubize kamugiye ko bindi bibazo bibiri abo bantu navuganye nawe kwemera ko nagutenda kuba uzabazana bari byanashwa simbizi nanabazana ariko unyumvishe telefone nyumvishe record sino byose nugufata record iyo umuntu ufite ikibazo cy'icyo ngicyo uzi uko atacyemera fata record hanyuma Samantha afashe zingahe ma niko sema yafashe zingahe nawe twarabugutanye kugutana anose abizi najye sindi bukugore reka bigorane naje kukibije muri ibihe ndimo kwitegura ibintu by'ubukwe ibintu byose byaje ugatamukora ubukwe no sibu ngubu kuva ibintu byatangira buje ryari kujya imbere yaho byari byabaho ibintu twatuziranye byari amahoro atarambeshya sekereka nkubaze ubu ngende ikigoryi kuryo nifata nkaza imbere y'abanyarwanda nzi bitutse mu ntuka nzi urwango mumfitiye mundebe munanyitegereza ufite umwana wa Gilbert mu ariko se na kakabatene akalaka ke uzimamvu ashaka kuba muri mise ko ndi kwambara nka patoro ati uyagate umuntu murange bamuga ayibona muganya byambera oyo nkandirimba ubwo mbabarira nakwinginze ke ubwo twakoze ikosa none ikosa ryabayeho no kugutwarira nkashaka kukubona nzibeshye nkuburi koze kwakoze ke bareka tumaseka umva mbwire ke sifite amagambo yo kuvuga sibyo ari nkwitabye urushiti yanjye nakoje nkomo nagira ngo dutahe Kigali tumenye impamvu uyu mugore yaje kugira ngo ashike gusaza Samantha kugira ngo umuntu aze mu rusengero akwakuraho arujugunya hasa usohokana n'umujinya ngo umugore muteye Samantha amubwira ati bivugana n'umugore guteye ndagisina guteye nanjye nagira nti wa mubyeyi we niba nagutokesha niba nagusenya nkabavuga mu rusengero ana ushaka pastor ubwo kina imenye imbere aho gira mu pastor badusegeranyije abanze batwakiriye abanza musengere ninywa agafanta ko mu gacupa mbabarire ntacyo bafana ubushize bankubise babonye ko yari arimo aranywa fanta ukijijwe muri nese ngewe niba kwitegura ko pastor arasenya amagana ndagenda pastor aranda muri biganza arasengera ndakirwa banakiriye sinemere kunywa inzoga mbaye nuvuge shari kuvuga aya hani oya napane bya Gilbert nago bimubereye bebe oya umva hari bebe uri gukora ibintu bishobora gusenya wabo kandi turi kwitegura twebwe mbaratoke byovuga ubu ngusengize ibi nagari bivuga ngo
sheri n'ibintu sheri ntago numva ngo uri sheri umuntu ujya mu kabari uri umukobwa tumute ngo sheri uri kumuresharisha ubwo bisobanuye ko nanjye wanyise sheri uri kundeshandesha ubu ngubu kwita sheri turi kuri kamera isi yose irabibona ko ibyo bintu umwana wanjye n'umwihakana azaza asa nawe bihari aba ari umugore aba ari umuhungu kandi bidahari ariko icyamfasha nkabwira agashiki k'umwana wa Samantha ndagutokisha mu izina rya Yesu ushyire hasi ureke ibyo ndimo byitegure neza birangire urugamba natangiye rurangize neza uko naragwiyemeje kandi rwiyemeje maramaze ubwo uri byawe shyira ku ruhande ikintu ahantu wahuriye na Gilbert kugira ngo burya iyo haje mu gutera erega ke tuje kuri kamera ya Bifite aho byatangiriye urabizi ariko iyo haje mu gutera inda buriya ntago umuntu aryamana n'umuntu rimwe ngahita atera none wabwirwa n'ikiba twaryamanye rimwe cyangwa ari kenshi uzi ubuki nagiyemo sha uzi kwa buki urasetsa uzi Samantha atarazi inyungu nari ndimo none sha ari ndo kujyana mu kwa buki ibihe twagiranye bakunzi bacu uyu mubyeyi yasaze oya wiva yema burenyota yamwishe none tangiye kuva oya ntabwo yashizemo kugira no se angase harimo United ni umudayimoni namuteye asengwa n'ibyuma watubabariye ukatuvira hano ko turi kwiganira ubwo ubikora yagufunga wisebya company y'abandi ngo ndi kunywa ibyuma ikisa n'icyuma iyi ni inzoga uyu umudayimoni namuteye ubusengwa useshirika nkuvugire ubwo se konze ko umuntu twitemere kunywa inzoga ya rikeri kuki ko rikeri none niba nyishaka nta mujyi rikeri mu buzima bw'iteka wari umugore atwituranye duhamagara ababyeyi bose ntose navuga adafite umusatsi komete muzitange bazitange nta muntu rikeri twite baravuga ngo nibyo batubwira ntiwemerewe kunywa itabi ntiwemerewe kunywa inzoga iyo ari yo yose none ngiye mu byagati uri kunywa amata oya twagiranye aka kanya ko mera neza fata gutya cyane neza numbangamire cyane numbangamire utamenya nakubiyambarira ndakwinginze mbarira ndakwinginze kandi tubigire seriye ubu si ikintu cyo gutuma nsegaze uyibaze umuntu nibihe twagiranye ukwambeshya inshuti zanjye amafoto ngiye kuzana amafoto nyatura amafoto yawe nawe yanjye nawe okay tureke kano kanya keza ntabwo biri ngombwa kano kanya nta kibazo umugore warahari ntabwo nshaka gusenya urugo rw'abantu mba se keza tukora ikibazo ndahari sineze kwimuka sineze kwitaba telefone ni hame ryanjye kuri njyewe iby'umubyeyi nawe niteguye kumwumvira abantu mwe ninza n'amafoto mutazavuga ngo nareditse nta kiri kibazo nanashoje tubirakira mutazatekereza ibindi ntabwo biri ngombwa kano kanya tunasoze birangira nga murakoze ibintu wibigira intambara ntabwo nabigize intambara wishaka kubona ibirori by'abandi bana bigeze bugufi nguzana ibyinda idahari ku cyumba kidahari ibyinda itariye Yesu uzanemo ibintu byo kugira ngo usaze abantu usaze Samantha usaze n'umugabo sasheri ariko uyu mugabo usiga umukunda ahubwo tubimenye ariko menya nanjye nsigaye namukunda kandi dusambana ntabwo tubikora ntabwo nagukundaga sorry dusambana sinagusambanye bamukorera no sinasambanye n'igiti cyanibuye cyanasambanye n'umuntu kureba ariko ndumva n'ubundi usambana wamenye uwo wasambanye wa wundi uje muri segura n'umuntu umuntu asambana n'abagabo igihumbi ariko ntayoberwa muteye inda wabirwa umuntu aguteye inda muze gutambuka ntambukana mama ari guhura abiri aruganda nyine byane bamanyine baganira nyine bati ibintu byara bimbaye byambayeho ariko kubwira undi kuri njona mwe inzoga ndasinda gusinda umuntu wangu gutwagamanye kandi ngo shobora kuba ndongora aho ngana tutirinze uyu nawe rero nawe umeze nkawe nawe ngo umeze nkawe ufite umudayimoni mara we aho ndapfuye none kwatse wagarutse nka kwihumuriza ra ubwira ukuntu wamutwitiye okay yewe garuka ariko wigenze turetse oya fari hano turi twenyine Samantha nta n'umugabo twicaranye rego aragiye mbwije ukuri ugamije iki mundi muri make kereka nkubwire kuri rwose ugamije iki ubundi tuvugisha singabara sibagiye sibarenze ugamije iki nta kintu kibi ngamije kuri bo urumva nta n'ikibi nifuriza Samantha ibintu byabaye mu bitunguranye ako kanya
Yego. byabaye nk'impanuka ariko niba byarabaye nk'impanuka umuntu akanyizeza ibintu niba umuntu ambwiye ngo ngiye turagenda ngo tujye kwa muganga tujye kubaza umunsi erega ntabwo abari kundeba kuri kamera bazi ngo nabyaye ryari ntabwo bazi ngo ubwonko bwanjye bufata gute ku buryo bumva yuko ibintu byose ngomba kubyibuka ngo niba narabyaye ngomba kubibuka ko umunsi ari ku wa mbere cyangwa ku wa kane turabyemera ko wabyibagiwe Eh. hanyuma se wari ugiye kugira ngo Gilbert abikwibutse ejo yaraje oya we yarampamagaye ntumbaze isaha arambwira ngo uriye yarabanje nako araza avugana na murumuna wanjye mu rugo mama yari yagiye kuzana ibyo ntabwo biri ngombwa ko mbivuga kuri kamera yego urumva none se niba yaraje akavugana na murumuna wanjye bakampamagara nkamuvugisha mva ko nari ndi busy nibwo nari mvuye mu kazi hari utundi tuntu ndi gutunganya urumva ko mfite n'undi mwana mu rugo ariho nyiba noneho bikaza kurangira finally njya mbwiye ngo waretse twazajya kwa muganga tukababaza igihe bajya kwipimishiriza inda tukazajya kwipimisha kuba ndigeze mu mezi 3 ufite inda y'amezi 3 hafa nahubwo niba muzi kureba mwababyeyi ko numva se ahubwo shake nkubwira Numva- uzi uwo munsi dusohoka muri hoteli abantu bakanguta nkazana inkovu nanze kubivuga kuko nari nkeneye kubika ibanga kujyana Icyo ku gihe meza se wari Samantha nari ntwite wowe ahubwo uwo munsi nibwo natwitaga abantu bari bikira kiganiro babare amezi aciyeho urumva ndibasanga ndimo hashize amezi ndabeshya 3 hafa nahubwo ngo amezi 3 ngo hashize amezi 3 hafa urumva Gilbert ashambwiye gutyo sinzi umuntu wampamagaye ati se wamenye ibyabaye ati si biki erega Gilbert ejo n'umugore bazajya kuberekana mu rusengero ati se Kayonza yahise urahinze ati ndajyayo ntago nahinze umukobwa uzi ibyanjye na Gilbert ntago nize ngundana na Gilbert akora bisiko nwiteze Gilbert yarambwiye ngo papa ma imodoka ngiye kuza kufata tujye kuri Kayonza we nabishaka azaza imbere ya kamera nubyemera azaza ababwira uburyo kinge naje Kayonza n'icyabinteye nawe ubaye uri ngewe wakaza kandi ibintu nabiswe byari komeretse Samantha niyo mpamvu nabibiri kugira ngo uze Gilbert waramubwira ahakana umwana ntago yamuhakanye kumbwira ngo uyu munsi ngo turajya kubaza kwa muganga ngo bapima ryari inda ahubwo nkumva ngo uyu munsi nibwo ari bujye kwerekana mu rusengero nahise ntekereza ibyabaye ku mushuti wanjye ari we Samantha ntekereza ko nanjye ibyo bigiye kumbaho kandi twumvikanye ko tugomba kubigira ibanga ibyo twakora byose uko naza kuri kamera kose ibintu byose yabaga bizi mugomba guhisha kutwite ngomba guhisha ko nwite n'abana natwite n'uwana nyuma za kuntenguha reka dusoreza